Guys, buretse turebere hamwe ukuntu ushobora guhuza banki yawe na channel yawe. Nyine ugahuza Google AdSense na channel yawe. Nkuko mubizi ni ibintu kenshi bijya bikunda kugorana ku buryo ama YouTube menshi cyangwa ama channel menshi mwabonye nyine harimo ibintu by'ibibazo hejuru y'iki kibazo. Ubwo yongeye gukora ukuntu ushobora kubihuza byombi. Okay, none wowe uraza usearching Google AdSense. Searching Google AdSense. Numara gusearching bigusaba kuba ufite account ya Google AdSense. Niba utaranayi-creatinze umbwire nkwereke ukuntu ushobora kuyi-creating. Iyo ugeze aha bagusaba sign up cyangwa sign in. Rero sign in ni kwa kundi biba bisaba ngo ube warayi-creatinze. Sign up bisaba kuyi-creating. Kandi kuyi-creatinga bisaba kwitonda cyane ku buryo nyine biba bigaragara neza. Hano urabanza ukinjiramo. Muri Google AdSense yawe. Iyo umaze kwinjira muri Google AdSense yawe ushyiramo password ukarindira ko ifunguka. Ku buryo nyine izajya igufasha gukuraho cyangwa nyine kwakira amafaranga ya YouTube mu bintu nyine bigiye bitandukanye. Nuko ya transfera kuri banki mu bihe nyine bigiye bitandukanye ku buryo nyine ava kuri YouTube ahita ajya kuri account yawe. Ikintu cya mbere rero usabwa ni ukurikirana ino video kugeza irangiye. Iyo usoje ukanda next. Abantu benshi ikintu nabonye kijya kibagora no kumenya ama Swift code ya bank. Swift code za bank nyine ni ya mibare code abayiranga. Bivuze ngo nyine ubukeneye kumenya Swift code za bank yawe kugira ngo bikunde. Kandi ano ma Swift code hari n'aba agent benshi b'ama bank ujye usanga nyine batayazi kuko nyine abari imibare navuga myinshi, abari imibare myinshi ku buryo nyine kubifata mu mutwe biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu akenshi ujye usanga bidakunze gukoreshwa. Gusa iyo ugiye kuri Google AdSense kugira ngo ubikore biba bisaba ngo ushyiremo inonoza. Aha rero iyo ubishaka hano baguheye hari amahitamo baguhereza ugakanda. Nyine urabona hano kutu tuboro two hejuru bari kumbwira ko nta buryo bwo kwishyura gwaho burimo. Hano itukanda hano kuri payment information cyangwa payment info. Urahakanda. Iyo usoje kuhakanda bahita bakuzana uhituza ugakanda aha hantu. Urabona ahangaha payment hariho amayero 90. Urabona hariho amayero 90 twabikuje. Uri kuyahabona. Rero wowe ikintu busabwa ngushyiramo ama Swift code ngiye kubikwereka. Ira warning ubona niyo ko channel yanjye yavuye muri navuga yavuye mu buryo bwa nyine yavuye muri AdSense. Ubwo rero guys ahanga ubusabwa kwitonda cyane kugira ngo nyine bikunde. Hano ubusabwa kwitonda cyane kugira ngo ukore ibintu bizima kandi bigaragara. Urabona uhituza ugakanda ahanga ugashyiraho add payment method. Ahanga bahita bafungura ahantu hameze nka gutya nyine bya bindi nakubwiye ubusabwa kugira ngo ushyiremo amanuza ya banki. Ubusabwa kugira ngo ushyiremo ama account nyine n'ama Swift code. Hano uhita uhava ukagaruka hano basacingira ukandikamo hano urabona nyine bahita bakuzana ahantu henshi. Urabona bahita bakuzana hano hashyira Swift code nyine bahita bakuzana ibintu byinshi. Kandi ira Swift code wowe ubusabwa kuyiterura uko yabaye. Rero uhituza ukandikamo hano Rwanda Banks Swift codes. Nyine urabyandika warangiza ukarindira. Rwanda Bank Swift code warangiza ukarindira. Iyo usoje uhita ukora enter ukarindira. Nyine gutya ndi kubikorera ku mashini no kuri telefone niko babikora nta kigoranye kirimo. Uri kubibona hano bahita bakuzanira ino ya mbere niyo ukanda. Iyo bakuzaniye nyine ano ma link ukanda ku ino ya mbere bakuzaniramo menshi ariko ukanda ku ino ya mbere niyo iba ari ingenzi. uraza ugakanda ku ino ya mbere
sorry. Okay, uraza kuri link ya mbere iyi uhita uyikandaho. Iyo usoje kuyikandaho bahita bakuzana ahantu hameze nka gutya. Urabona izi zose ni banki zigiye zifite ama Swift code. Biba byiza nawe muntu nyine utarapplyinga monetize nuramuka ugiye no gufungura banki uzafungure imwe muri izi ngizi. Imwe muri izi ngizi nyine zifite ama Swift code yazo. Bivuze ngo nyine ibiri necessary cyane ko Swift code bayikubaza kugira ngo navuga bamenye neza ko nyine account ari yawe. Urabona bazanamo ama Swift codes menshi nyine y'ibihugu byose. Abari muri Amerika bafite Swift code bakoresha, mu Rwanda bafite Swift code bakoresha bitewe na banki runaka. Urabona nyine zino banki hafi 10 gutyo nizo zifite Swift codes. Nizo zifite ama Swift code wakoresha. Gusa nyine akenshi wakoresha nka BK, Bank of Kigali, Koje Bank. Nyine izo ni banki zikunda kuboneka. Ni banki zikunda kuba ziri ahantu hariho hose kandi nyine navuga zikorera na online. Bivuze ngo ahangaha ikintu busabwa ni ugukopiya Swift code yayo ukayikopiya neza. Urabona n'izina urikopiye ukwaryo, n'izina urariterura gutya rigaragara gutya barishyizemo. Urarikopiya neza ukagaruka ahandi waruri ugapestinga. Ukaza muri Google AdSense yawe ugapestingamo nta kintu wishe nta n'icyo bangamiye. Uhita uza ugapestingamo witonze, ubundi ukagaruka n'izina ukarikopiya kuri aba bararyanditse ku buryo biza bihuye 100%. Urarikopiya warangiza ukaza ugapestingamo. Hano ugiye gushyiraho nuza. Warangiza ahangaho uhita ushyiramo nyine amazina ukoresha kuri iyo account. Hano ushyiramo amazina ukoresha kuri iyo account nyine, ubwo nyine ni amazina ari kwiranga muntu. Uhita uyashyiramo amazina nyine ukoresha kuri account yawe ya banki. Uhita uyashyiramo warangiza hano nta sinavuga ko ikintu cya gisigaye nyine ushyiramo na pin kugira ngo nyine babe bafite amakuru yuzuye. Warangiza ugahita ukanda enter. Iyo umaze gukanda enter kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ntazagire video nimwe yongera kugucika hano kuri 3dx. Kuko ubaye udakoze subscribe byagorana kuzongera no kunyumva cyangwa se kubona video nakoze. Bivuze ngo rero kora subscribe, fungura inzogera niba ino video yagufashije. Ikindi kintu ubwo hano ubusigaje ni ugukora next. Iyo umaze gukora next ahangaha banki yawe navuga ko ibi connect na channel yawe kandi neza nta bintu nyine byabayemo by'iki n'iki. Urabona nyine zino ni banki zigiye zifite ama Swift code. Ndimo ndakwereka Swift code bitewe n'igihugu herereyemo. Urabona muri Amerika bafite Swift code yabo nyine, no muri za Tanzania hose bagiye bafite ama Swift code bitewe na banki nyine navuga zihakorera. Ino video niza kugufasha ukore subscribe nyine, nitaza no kugufasha umbwira ikindi kintu nakongeramo kugira ngo ize kugufasha maze usobanukirwe ibi bintu, cyane ko nyine ujye usanga hari abantu benshi bajya bakunda kubitaruka kuko nyine suko nyine baba batabizi, ahubwo nuko baba babona ko ntabyo mukeneye kandi ubundi mubikeneye. Iyi rero ni 3dx. Izindi video ndi buze kuzibahereza. Bye, tubonane mu zindi video. Ciao.